muntu umwe utabimugaburira rero uburyo ucungira rugo ucunga agufasha reba nk'iki gihe atari yataha ko nk'iki gihe ntiyari yagera hano ubu uri kumwe na bya bihungu nese ubwo inzoga ntayo hari icupa ajya agendana ku ishuri uzacunga ikintu kiba kirimo niba ari inzoga niba ari amazi uzacunge mu bwibuke Chanel wambaye ku mazi Chanel bite kuza utavuga ni byiza kuza ureba nabi musaza wawe kakwihisha byagenze bite ibintu byose yakubwiraga arambeshye wabyumviye hehe akajije gusa ko mfite amakuru ko hari abasore bagendana ku ishuri batitwara neza ni ukuri abana banumvise babivuga ngo wa mukobwa wacu Chanel mu Rwanda haje umwe n'ubwiyunge kugendana n'abahungu se ariko hari ukugendana ariko bitarimo ikintu bana n'abana twigana b'abahanga bandi kugendana nabo ngo banyigishe ese kubumbwira mbona ugira gutyo ugira gutya Chanel nta kibazo ufite gusa mama nawe maze kutubwira ubwo reka mbyakire gutyo niba ari ukuri kenda kwize nawe uri umuntu mukuru sibyo reka ahubwo marakoze ntuhishyiremo umusaza wawe ngo yavuze oya nta kibazo n'ibyo nta kibazo ni ukuri kenezera kuri umwana mwe sibyo komeze tware neza sawa urakoze nange ndi kwitegura njye ku kazi nta kibazo dukomeze dushake imibereho yanyu dushakishe ubuzima sibyo kandi umusaza ujye umuganiriza neza ntukongere gutekereza ko akureka sibyo urakoze cyane Wow, mama. Wow, mama, yambi. Yako zamushaka wa mutaye. Yari kona ndi nyoko wawe. Mama wabaye iki? Mva ntago ndi nyoko nundi munsi. Nese mama ninde? Mbabarira. Zaje kumushaka wa mutaye. O cyangwa ndarota. Kumubaza. Mukurikire. Yesu Kristo. Ive. Mana yanjye we ngwino tuzuze bite. Amakuru ni meza we. We nabwo naguheruka. Yewe nanjye nabwo naguheruka. Garika njye gutonda. Je kuvoma hano? Eh. Naje tugenda. Kuri minsi bane. Amakuru ni meza nko ubibona. Ndabona umeze neza ariko nawe waragiye uriburisha Ni ibisaza. asuzaguma muri kiriya gipangu kugeza ryari Ako shawura sibebeza. Wapiye, nicyo simba nasohotse uzinyirimo. ariko wahoraga ikirimo n'impanuka tuba duhuye Kujya aho bijya tugihora nkubaze. Inde guhaye gukora kano kazi we. yumvira Vanessa ariko wagira kubwo butesi ibyo nibyo wakagombye kumbaza Iki gitangaje se? biratangaje pe nese kubumbaza ngo ninde wamaye kano kazi ahubwo shavanye shitanya abana b'abakire nanjye nifuza kutugura nyine no mpamvu mba nagiye mu kiraka ngo ndeye nimba nabona amafaranga nanjye mba nabasha kubigura Ariko Ive. Ubu igihe cyose mara nkubwira nti nyuma yahuye. sibyo no guca inyuma yakuye gusera mu mucaca Kankubaza. Wikanira umugisha wundi ukanyibuye. Niko Ive kankubwire. Naguzi ko gushaka amafaranga cyane ukiri umwana nko kungana. Birimo ingaruka nyinshi cyane. Nko gutwara inda zitateganyijwe, gufatwa ku ngufu n'umukoresha wawe muri murashaka amafaranga. Ibyo nabyuzi. Igihe cyose nabivuze burya nataga nyuma yahuye. ariko Vanessa ko uracyafite ubutesi mu mutwe
uzajya ubona ngo ni uko ushaka ikintu cyose ukakibona ugize ngo se bose niko babayeho nk'abo ko wanyumva ubona ubayeho neza ukagira ngo niko n'abandi babayeho ese ubundi reka nkubaze urarenda kwikora umutwaro wanjye n'ibyo wanyu byarakunaniye wajya ukamanza ukunga siko na nyoko barimo kurara barwana ahubwo numvise n'amakuru numvise ko nta kintu agishoboye gukora mu rugo subiza ibyo subizanye kubera iki ibyo byose ariko ni wowe ubiteye kana nigendera injiji gusa ubuse kuko narugira iki ubuse ko kamuye iki ngo muhana mbega umukobwa arinza yankomeretsa ku by'ababyeyi manye narimbiyobe tumye nicuza n'impamvu nambwiraga biriya byose umunsi ubu nabikoreraga iki ndimo ndabireba ndakurikira navuze mu kirere w'abafite ijambo rigira izina ibyo gusa si byose wanditse kurikirana kandi bazikurikirana nibo bagikora muko ko ndeba ugiye aya masaha ugiye he ariko mama nawe ntabwo uzi ibigezweho none se urabona iriya ntabire iraterwa gute iriya nabire ntabwo ari byo byihutirwa wanjye ngiye muri bizinesi zanjye ase ubundi mama ubundi uzamenya ryari bigezweho nta bintu bya gisirimu uzi
ubundi wabimenya guterwa muri iki cyaro. ese ubundi bwiya nsokozo ni iyihe uba wasokoje? Ariko mama nawe rwose usirikona natabereye mama barasa neza. reka reka ibyo ntabwo ari byo, tugomba kujya mu murima tukajya gutera iriya ntabire. Twirirwa dukora ibintu bipfuye amaso. Abana b'iki gihe koko umuntu azabigenza gute? Niko umuntu azabagenza gute kugira ngo umenye ubwenge? Mfite inshuti z'abana bo mu babosi. Abana bo mu babosi nibo bazagutunga? Nibo bazanunga. Oya ibyo ntabwo ari byo. Kuramo imyenda ugende tujye mu murima. Mama nawe ntukambwiye ngo nkuremo imyenda. Ariko uri kubwira amuzi ubusa ntabwo urarya. Ntabwo ndarya aho ngiye se ntabwo warangaburira. Ubwo urararayo rero. Ahubwo reka nigendere ko kunesha. Ubwo urararayo reka nza nitegesha. bimeze bite? Makuru mwana ndase bose ngiye kubirukana nyine mu nzu. Sura nari nyine mukanya ndaguhamagara nyine bituzane muri tubikorere gahunda zacu. Ari cyo bitwaye? Eka nicyo mukundira. Shay. Sawa nyine tu. Ntari ndakubwira mukanya. Mwiriwe mama. Ese wewe wabaye ikibara. Ishuri kumva ndavuze ngo kumva. Ndamuse gushaka. Niba ukeneye kujya ku ishuri uzasanga inyoko ujye kwigana. Urumva? Ese mama nakoze iki? Wakoze iki? Gusa mu gitondo kuva mu gitondo wakoze iki? Mama nayo ndimo ndakererwa. Wari urimo urakererwa se ku buryo nta kintu wakora. Ntabwo wazinduka nk'abandi banyeshuri bose se ngo witegure ubundi ukora ibintu ubundi witegure ujya ku ishuri. Ubarusha imbabarira ntabwo nzongera. Ndavuze ngo kuramo urumva? Vanessa ibyo nakubwiye wabikoze? Mbona wigira nk'ikigoryi. Uri ikigoryi? Hereza. Ndavuze ngo hereza. Mama ugiye kwigenza gute kanga? Inama zambara. Mama ugiye kwigenza. Igihe mba nakubwire ntabwo bawumva. Ndaje. Mama wambabariye ko. Baho. Mama waretse kuyitwika ko. Haje ngo ntabwo uzanyumva. Nzakumva n'ukuri. Mama ugiye kuyitwikira. Nzareba kuzongera kujya kwiga. Mama wayiretse ko. Ndaje ndikore. Imbere vuba. Wondenyo. Ndaje gushaka umukuru w'umutara. Ntabwo uzanyumva dore none ndayitwitse nzareba kuzongera kujya kwiga. Uzajya kwiga hehe? Ubwoko bw'ibyo ngibyo ndavuze ngo mu nzu vuba shaka ibintu byo gukora urumva wicara aho ngaho ntabwo ari wo mutwe w'ibibazo ubusura ni ruririmbyi